amwe mu magambo yuje ubwenge yavuzwe na Einstein yagize ati amahoro ntabwo agerwaho hakoreshejwe ingufu agerwaho gusa bitewe n'imyumvire. Nanone yagize ati ikiremwa muntu ni igice cyose twita isanzure, iki gice kigarukira mu gihe ndetse no mu mwanya. Yongeye kuvuga nanone ati ubuzima ni nko gutwara igare, kugira ngo ugumane uburinganire ugomba gukomeza kugenda. Ubumenyi nta kindi bumaze uretse kunononsora imitekerereze ya buri munsi. Nanone yagize ati hari inzira ebyiri zo kubaho ubuzima bwawe. Imwe ni ukubaho utekereza ko nta kintu cy'igitangaza kibaho. Iya kabiri ni ukubaho utekereza ikintu cyose ari igitangaza. Nanone yagize ati imbaraga za rukuruzi y'isi sizo zitera abantu gukundana. Yagize ati agaciro ko kugera ku kintu gashingiye ku kugira intego. Nanone yongeye kutubwira ati ntabwo nzi intwaro zizakoreshwa mu kurwana intambara ya gatatu y'isi, gusa icyo nzi ni uko iya kane izarwanishwa amabuye ndetse n'inkoni. Nanone yagize ati nta mpano mfite zidasanzwe, icyo mfite ni amatsiko. Mwakoze kudukurikira, ntimwibagirwe gukora subscribe kuri Zaratunyuze TV. Murakoze.